gusambanya umwana wibyariye ntago ndi kubyumva neza, nta nubwo ndi kubikurura, birangoye kubyumva. Ikintu cyabereye muri Grace Room, hanyuma wowe unkurikiye uze gutega amatwi witonze utanga igitekerezo uko ubyumva. Ariko nkibona nicaye muri Grace Room nkabona inzoka ziramirindiye imbere nini cyane, inzoka nini cyane. Irya jwi riragaruka rirambwira ngo itegereze neza. Nitegereje mbona iriya nzoka ni Yes, my beautiful people, nizere ko umeze neza, nizere ko umeze fresh muri rusange, icyumweru cyayi cyangwa se weekend yanyu iri kubagenekera neza. Ngewe ndatangira nshima Imana by'umwihariko ko iminsi uko ari 5 cyangwa se itambutse, by'umwihariko nge ndashima Imana cyane yuko burya tujya gutangira icyumweru hari intego tuba twihaye, tujya gutangira umunsi wo kuwa mbere hari intego tuba twihaye, by'umwihariko kugira ngo tuzarangize icyumweru tumeze neza. Yarambwiye ngo burya kwiha intego si wiha intego z'umwaka wose, ahubwo kugira wihe intego z'umwaka wose kugira ngo zibashe kugenda neza, burya uhera ku cyumweru, uhera ku munsi wawe wagenda neza n'icyumweru ubundi. Of course icyumweru iyo kigenze neza n'ikindi kikagenda neza, byose bigufasha kuba wa mwaka wawe uzagira gute, uzaba successful mu byo wabashije kugira gute gupanga. Nizere ko rero mwese mumeze neza muri rusange nta kibazo. Icyambere mbifuriza n'ubuzima n'amafaranga, by'umwihariko kugira ngo ubuzima bwanyu bubashe kugenda neza, ibyo mubasha gukora byari byose. Reka nanjye mbasuza by'umwihariko hano kuri Gospel 250, murabizi ko mubana nanjye Valeur kuri Gospel 250 ku makuru agiye atandukanye cyangwa se kubivugwa. Murabizi ko tugaruka cyane ku nkuru zigiye zitandukanye, by'umwihariko tukagira ibitekerezo runaka tubasangiza cyangwa se tuganiraho, ariko namwe bikaba byiza buteye commentaire, by'umwihariko ko twanashyizeho nimero zacu hano ngo ufite ibitekerezo cyangwa se inyunganisho kugira gute ushobora kutwandikira ukatuvugisha, nibyo koko tukajya tubana gatanu ku kandi twizera neza ko dufite abantu benshi cyane kandi badukurikira. Uyu munsi rero turaza kuganira, ariko mbere ko tuganira reka ntangire mbasuzaho muri hose, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, intara uko ari enye n'umujyi wa Kigali ndetse na diaspora. Ubwo ni ukuvuga ati hakurya y'inyanja cyangwa se hakurya y'igihugu, hakurya y'Akanyaru mu Barundi cyangwa se hakurya za Kivu, za Goma, cyangwa hose ariho hose East Africa muri rusange na Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Amajyaruguru n'uburengera bwaryo. Nizere ko mwese meze fresh muri rusange. Reka ntangire inkuru zanjye, by'umwihariko iyo maje kubasuhuza ubu ngo nibwo mafite courage kugira ngo ntangire inkuru zanjye meze fresh. By'umwihariko ndagaruka ku nkuru imwe cyangwa se n'ibintu bimwe tujye kuganiraho, by'umwihariko byo kunenga. Dushire hamwe Abanyarwanda tunenge, nitujya tunenga tujye tubwiza abantu ukuri. Inkuru yanjye ndayitangira gutya, nenga abantu cyangwa se nenga abakomeje kugira gute gutuka cyangwa se kuguma gukoresha izina Grace Room mu magambo yabo cyangwa se muri content zabo kugira ngo babashe kugira gute gucuruza, ariko by'umwihariko bakomeza gusebya iri torero. Iri torero ryarahanwe, iri torero Julienne, by'umwihariko itorero ryo kuba ryarahanwe. Abantu benshi cyane kugeza n'iki gihe baracyakomeza kumukoresha mu buryo bumwe na cyangwa ubundi, mu gukomeza guharabika izina rye cyangwa se kuguma gukoresha izina rye cyane mu buryo bwo kugira gute kurirwanya. Kandi ibyo ntibyagakwiye. Niba ibintu byararangiye, kubera iki tutakira ko byarangiye? Ahubwo no gukomeza kumusonga, ntabwo ibi bikwiye. Nk'Abanyarwanda tukwiye kugira gute dusegera umugozi umwe, tugakundana, tugashyigikira. Niba mugenzi wacu ahuye n'ibibazo koko tugira igihe cy'isesemo tukabyinjiramo, ibyatumye bigira bite itorero rye rihagarikwa, nibyo koko tukabibwira Abanyarwanda, ariko hari ibintu biba too much tukaba dukomeza kugenda tugira dute turengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwebwe murabyumva gute? Ibi bintu murabona bidakabije? Abanyarwanda dufite ingeso mbi. Ngo ahantu kwa Julienne narasengeye njya kubona mbona inzoka, ngo mbona iki, kandi ari abarokore bahora bagiraga ku gatuti hariya. Ukaba ari umurokore wa Grace Room, ukaba ari umwe mu bantu baririmbaga, ukaba ari umwe mu baprotokole, ukaba ari umwe mu bantu bari bagize itorero, waragize ukazana ibyo bintu bya mama wararaye kugira gute kujya kumusebya mu itangazamakuru cyangwa ku ma YouTube, kuguma gukwirakwiza ibintu by'ibinyoma. Birangiye mbifata nk'ibinyoma, ibintu utavuze kare kiririmo, ahubwo utagiye kubivuga iki gihe bararifunze. Dukubera iki? Abanyarwanda twabaye dute? Mbere yuko ntangira reka nkomeze cyangwa se mbuvisha amajwi amwe namwe mu byo muri bimwe nkomeje kubona, nica nimwe biragoye kugira ngo ngiye muzapfe kumva nzana ibintu by'amateko cyangwa se nzana iki, nzana abantu amazina yabo n'iki, ariko namwe mukurikira social media of course murabibona. Bamwe muri kuvuga ibya bitangaza bidasa, ngo yaransengeye impyiko ya kabiri iraza, nari ifite imwe ngo kuko imwe yari yararwaye ngo iya kabiri iramera iraza.
icyo si ikinyoma kubera iki mutigeze mubivuga mutagiye kugenda ubu ngubu nibwo mubonye umwanya wo kwirirwa muvuga Julienne tujye tubwizanya ukuri iyi ni ingeso mbi iyo ibintu byaragiye nibyo koko kubera iki tuguma kurema ibindi bintu kugira ngo turebe ko twabona views tukazana abantu bakirirwa bavuga ibyo batagakwiye kuba bavuga impyiko yaresimera impyiko ati inzoka ati ngiye kubona mbona inzoka rwose tuba abakristo ba nyabo tuba abantu ba nyabo nidukomeze kugwa mu bishuko by'aba YouTuber umuntu wowe urabizi neza wari protocole mu itorero urabizi neza wari umuririmbyi muri mu bihe bitoroshye itorero ryanyu rirahagaritswe ariko uri gufata yamere mu kujya kugira gute kurishwa kuryandarika ku mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe ukarema ibintu bitanabaye kugira ngo gusa tubashe ngo kwera udufaranga baguhaye kugira ngo ujye gusebya itorero twisuzume ntabwo turi beza udufaranga baguhaye se cyangwa se ari byo bakwijeje runaka kugira ngo we gusa uze hariya itorero ubanze urisebye reka tubanze twumva amajwi turagarukaho nyuma inji imbere imeze gutyo nkakanura nkayibura nakongera nkafunga nkayibona ariko nkibona nicaye muri grace room nkabona inzoka ziramirindi imbere nini cyane inzoka nini cyane irya jwi riragaruka rirambwira ngo itegereze neza nitegereje mbona iriya nzoka ni inzoka nk'impyiko bayo ati arabasize sida nibyo bitagaza bishobora kuba pe ntabwo ngewe ndi hano kugira ngo mvugire Julienne simuzi nawe ntanzi ariko hari ibintu wumva ukumva birakubabaza tu ukumva ubwawe nawe wishize mu mwanya wiwe ukumva nawe mumbwire rero aho bicaye bakomeza kubona ibi bintu kuri social media bikomeje kugira gute kubavugwaho ibi nibyo byabigeragezo birababaje turi kurema ibintu bidahari tukarema ibintu bishobora kuryoshya inkuru twaza hano tugashira kuri social media kugira ngo views ziboneke kubera ibyo twijejwe n'abo ba YouTuber tugakrera ama content atahari hari ikintu uvuga buri uvuze ngo impyiko ya kabiri yahisiza ubushaka kwerekana yuko nyine atari Imana ati se ugerage ubushaka guconfusinga abantu bagukurikiye ku ruhande rumwe wakuva ko wenda ari imbaraga z'Imana ku bandi bakuva ko ari imbaraga za satanike cyangwa se zikuzima ugerageza guconfusinga abantu babiri ariko ntiwerure neza itangiye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo biri grave ibitangaza birenze ushaka kugaragaza iki ushaka kugaragaza ibintu bibiri abagukurikiye ngo baze ugire gute ubice mu bitekererezo bamwe baratekereza ibi abandi batekereza ibi bose baze kubura iki baze kubura aho bari buze guhuriza murumva icyo kintu ibi ngibi ni ugusebanya nta munyarwanda muzima ukwiriye kugira gute kuguma gukoresha aya magambo reka mwumva kandi kanodeni tugaruke tukuroze iki sinzi niba mu ntekerezo zanyu biri gukwirwamo ngiye byananiye gukwirwamo njye nanabyumvisha ubwoba buranyica ndatitira ariko tugiye mu buzima busanzwe muri community muri society ntabwo ibyaha bingana rwose ni nayo mpamvu leta ihitamo gushyiraho ibihano bigiye bitandukanye bitewe n'uburemere bw'icyaha umuntu aba yakoze mu by'ukuri gusambanya umwana wibyariye ntago ndi kubyumva neza nta nubwo ndi kubikurura birangoye kubyumva ariko arambwira ati plaisir umugabo wanjye yabyukaga mu cyumba turaramo akajya gusambanya umwana wanjye nubwo impano yo gukora ibitangaza ikora na satani aba ari bugufi kugira ngo nawe yigane iby'Imana ikora ku buryo rimwe na rimwe udacunze neza utari mu mbaraga z'Imana ushobora kwitiranya imirimo ya satani n'imirimo y'Imana ahangaha rero niho tugiye
kuvugira ikintu cyabereye muri Grace Room, hanyuma wowe unkurikiye uze gutega amatwi witonze utanga igitekerezo uko ubyumva. murumva iki kintu nawe asoje avuga ngo imbaraga za Satani n'imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga z'Imana bose bashobora kugira gute. Murumva already yuko ko nawe amaze kugira gute kubyanzura nk'ibyo navugaga. Iyo uzanye izi nkuru ugakonfuzinga abantu ni ibintu bibiri. Bamwe barafata ko ari imbaraga z'Imana, abandi bavuga ko ari imbaraga za Satani. Nawe uyu mugabo arabyivugiye. Nibyo kujya gufata n'ibyahise tutumva amakuru twumva abantu cyangwa se twumva abantu bafasha abana babo kungufa ari abagabo, abana bibyariye. Si inkuru zisanzwe tujya kuri BTN televiziyo zisanzwe tubona aya makuru. Two gukoresha izina ry'abandi tuguma kuri phobia no kuryandagaza hano kuri social media. Ibi birababaje, ibi ni ubugome. Tujye tubwizanya ukuri. Nta butumwa bwiza turi gutambutsa, ahubwo turi gutambutsa ubutsi, turi gutambutsa urwango, turi gutambutsa kugira ngo dukandamize abandi bantu. Ibi bintu birababaje, burangiye mba nkuzi inkuru mbabaje, reka mete nanafungira ikiganiro. Ibindi muraza komereza komantere zanyu ko mubyumva. Ntabwo dukure n'abarokore kuba twagira ntete twaguma kwandika izina ry'abantu. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye kuri Gospel Truth ya Valeur.